ubwo ngubwo rero mu by'ukuri twagarutse kugira ngo tubagezeho update zikomeje kugenda zibera mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe kandi mu by'ukuri u Rwanda rwakomeje kugenda rwakira amarushanwa y'isi y'amagare. Byakomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri u Rwanda rwakomeje kugenda ruzamura ibendera, ariko mu by'ukuri Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaragaza ibyishimo. Ni mu gihe kandi mu by'ukuri benshi cyane bakomeje kugenda bibaza ese u Rwanda rurateganya iki mu gihe kandi mu by'ukuri isiganwa ry'amagare y'isi riri kubera mu Rwanda riza kuba ryararangira. Ese mu by'ukuri ngo utumodoka tugiye kuba twakongera kugaragara mu gihe kandi mu by'ukuri izi modoka z'amasiganwa zagaragaraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba byumvikana ko mu by'ukuri mu ndi mwaka hagiye gutegurwa indi shampiyona y'amamodoka yarasanzwe mu by'ukuri abera mu bihugu by'ibihangange bikomeye cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Mu gihe kandi mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akomeje kugenda ashimira abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza umuhate ndetse no kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko n'u Rwanda rushoboye kuba mu by'ukuri rwakora ibikorwa bitandukanye nk'ubwo ngubwo. Kandi byakomeje kugenda byumvikana ko uwitwa Nirere Savera yakomeje kugenda agaragaza by'umwihariko umuhate ukomeye cyane kugeza n'ubwo mu by'ukuri yabaye uwa mbere by'umwihariko ku munsi w'ejo mu badamu. Ndagira ngo mu by'ukuri mu Rwanda mwabonye ko yegukanye igikombe n'ubwo ngubwo. Kandi mu by'ukuri uwatwaye irushanwa rya none mu by'ukuri nawe kandi akaba ari umunyarwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri murabona ko ibendera ry'u Rwanda rikomeje kugenda rizamuka cyane. Ibi kandi mu by'ukuri byakomeje kugenda biratuma benshi cyane bakomeza kugenda bishimira igihugu cy'u Rwanda. Ndetse kandi urabona ko n'u Rwanda rwaje kuba rwazamura ibendera ry'u Rwanda rikaba ryageze mu mahanga. Mu gihe kandi mu by'ukuri u Rwanda rumaze gusura itangazo rwamagana cyangwa se rwandagaza igihugu cya Kongo cyari kimaze iminsi mu by'ukuri kivuga ko ntaba atwara b'amagare cyangwa se abatwazi b'amagare mu by'ukuri bazaza no mu gihugu cy'u Rwanda kuba bajya muri irushanwa. Mu gihe kandi mu by'ukuri uwitwa Gisegeti amaze kuba mu by'ukuri yahagarika irushanwa ry'amagare by'umwihariko ko abaturuka muri Kongo batwara amagare batazagaragara mu Rwanda mu by'ukuri kuri irushanwa riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere. Mu gihe kandi mu by'ukuri stage ya kabiri imaze kuba yarangira, urabona ko mu by'ukuri abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza umuhate mu by'ukuri ndetse na agenda equality ikomeje kugenda inazamuka, bakanazamura iterambere cyangwa mu by'ukuri idarapo ry'u Rwanda. Nk'ubwo ngubwo kandi mu by'ukuri u Rwanda rwamaze kuba rwagaragaza intsinzi cyangwa se wina abagera kuri babiri, bakaba mu by'ukuri bamaze kuba bagaragara mu ntsinzi cyangwa se mu batsinze mu bari gukora irushanwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda. Isiganwa ry'amagare mu by'ukuri riri kubera ku nshuro ya mbere ku isi mu by'ukuri rikomeje kugenda rivuga ko mu by'ukuri u Rwanda rugiye kuba rwasigara ruri kuvugwa abanyamahanga bose mu by'ukuri urabona ko bafite purpose cyangwa se intego yo kuba bazamura u Rwanda bitewe n'ibyiza bakomeje kugenda babonera mu Rwanda. Nk'ubwo ngubwo kandi mu by'ukuri amakuru atugeraho cyangwa se n'andi makuru yarasanzwe ayaramenyekanye ushobora kuba uyazi, nuko mu by'ukuri isiganwa ry'amagare ry'isi ryabayeho inshuro 28 kuva mu by'ukuri mu kinyejana cya mbere, ariko kugeza kuri uyu munsi mu by'ukuri ku nshuro ya 29 rikaba ribereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo kandi mu by'ukuri isi yamaze kuba yahitamo ko ryakagombye kuba ryabera mu Rwanda. Ibi kandi ntabwo bikiri inzozi, nuko mu by'ukuri riri no kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Urako abanyarwanda ku nshuro ya mbere mu by'ukuri banditse amateka ku isi, kubera ko nuza kureba n'abanyarwanda ukuntu bakomeje kugenda cyangwa se mu by'ukuri bakora bombe, ariko navuga baturitse amabombe ahari kubera irushanwa ry'amahanga. Gusa mu by'ukuri nuza kureba abanyamahanga nabo mu by'ukuri batinyemo igihugu cy'u Rwanda. Ubona ko hari abanyarwanda mu by'ukuri bagiye mu irushanwa ry'amagare ku nshuro ya mbere, akaba aribwo mu by'ukuri bagiye kuba bakomberenga cyangwa se barushanwa, ariko mu by'ukuri ukabona ko nyine nabo babashe ko bagira imidare n'ibihembo mu by'ukuri bakura muri irushanwa ry'amagare y'isi riri kubera ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anashimira abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ubufatanye n'ubumwe by'umwihariko ku banyamahanga bari kuba mu by'ukuri baza mu irushanwa ryo mu Rwanda. Ubwo kandi reka nizera ko warangije gukanda sabone cyangwa se subscribe. Niba utarakanda subscribe turagusaba gukanda sabone, ikindi kandi wibuke no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatandukanye. Kandi aha ni kuri Peak Waramutse TV ukomeje kugenda mu by'ukuri ukurikira inkuru zacu gatandukanye. Kandi wadukurikira mu by'ukuri kuri Mr John Ferro Official n'amakuru akomeje kugenda mu by'ukuri abageraho gatandukanye, kandi update zikomeje kugenda mu by'ukuri izibera mu Rwanda. Munyemerera rero uyu munsi tunarebera hamwe ku by'ukuri kuri wina cyangwa se abatsinze bagera kuri uyu munsi wa kabiri mu by'ukuri bakaba begukanye ibihembo by'umwihariko akaba ari abanyarwanda. Ukabona ko mu by'ukuri ari ikintu gikomeje kugenda kinashimisha isi yose muri rusange, kubona ko mu by'ukuri irushanwa ribera ku mugabane wa Afurika bwa mbere ndetse kandi rigaturanwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ukabona ko mu by'ukuri mu Rwanda harimo ababashe kuba mu by'ukuri nabo bagaragara mu batsinze cyangwa se mu batwaye iri rushanwa cyangwa se bagafata ibihembo. Ni ikintu ubona ko u Rwanda mu by'ukuri ukomeje kugenda rurashimira abanyarwanda bakomeje kugenda bitanga kugeza kuri aka kanya. Mu by'ukuri nyakubahwa His Paul Kagame akomeje kugenda ashimira abaturarwanda mu by'ukuri ubumwe n'ubwiyunge bakomeje kugenda bagaragariza u Rwanda, ndetse no kuba mu by'ukuri baba hard work cyangwa se bakanakora cyane. Ukabona ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bashaka guharanira kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu mahanga. Ni ikintu ubona ko mu by'ukuri abanyamahanga batinyemo, kuko bakibona ukuntu u Rwanda mu by'ukuri rumeze ndetse n'ukuntu rwakomeza kugenda ruvugwa ndetse rukaba mu by'ukuri rwiapodatinze ku isi yose. Menya ngo mu by'ukuri ku isi yose u Rwanda
ukavuga uti irushanwa ry'isi ryabaga mu by'ukuri umunsi umwe, ariko twe reka dushyireho akarusho turishyiraho mu by'ukuri update rize kuba ryaba iminsi 8. Ni ikintu gikomeye cyane, aya ni amamiliyoni mu by'ukuri u Rwanda rwabasha kuba rwashora, kuko urabona ko mu by'ukuri perezida we arajwe inshinga no ko mu by'ukuri avuga ko u Rwanda aruzamurira ibendera ku isi mu by'ukuri babashe kuba barumenye. Ngubu kandi abanyarwanda bamaze kugaragaza ubufatanye n'ubumwe n'ubwiyunge by'umwihariko ku banyamahanga, mu gihe kandi mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragazwa ko u Rwanda rwakomeje kugera mu by'ukuri rwishimirwa n'abaturarwanda by'umwihariko ubwabwo, bagakomeza kugenda bagaragazwa ko mu by'ukuri abaturarwanda b'abanyamahanga bongeye ko mu by'ukuri bagera mu Rwanda, bakomeje kugenda bavuga ko igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri uko bagisize atari nako bari kugisanga. Urabona ko mu by'ukuri abari mu Bufaransa ndetse n'abari muri Amerika bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri bashaka kugaruka mu Rwanda, nk'uko mu by'ukuri abakongomani bakomeje kugenda basebya u Rwanda bavuga ko mu by'ukuri aya marushanwa ngo atazaba ndetse kandi ngo atazanaba neza. Nako mu by'ukuri u Rwanda by'umwihariko Bwana Nduhungirehe ubwo ni minisitiri yakomeje kujya mu by'ukuri yamagana by'umwihariko akanasebya igihugu cya Kongo, mu gihe kandi mu by'ukuri yakomeje kugenda akinenga avuga ko mu by'ukuri amagambo bakomeje kugenda bavuga ku Rwanda ko ntacyo yarutwara, ndetse kandi u Rwanda rukomeje kujya mu by'ukuri rukataza muri gahunda y'iterambere. Urabona ko mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane, kuko aka kanya na Perezida Paul Kagame amaze kuba yaganira n'Ubushinwa, ubwo kandi mu by'ukuri amaze kuba yavuga ko irushanwa ry'imodoka naryo mu by'ukuri riri gutegurwa mu mwaka utaha, mu gihe kandi ubwo mu kwezi kwa 9 aya marushanwa y'utumodoka ndabizi ko mu by'ukuri mutuzi utumodoka tugendera hasi udusa nk'ari duto, ariko mu by'ukuri biravuga ko abanyarwanda bazi gutwara utu tumodoka ari bato cyane, cyangwa se mu by'ukuri ni bake cyane ujyanyije n'ijanisha rya geography rikomeze kugenda rigaragazwa mu Rwanda, ko mu by'ukuri abanyarwanda bacyari bari kiri kuri 0.6. mu by'ukuri urumva ko ari ikintu kigisabwa gushyirwamo imbaraga, nk'uko u Rwanda mu by'ukuri rwabasha kuba rwategura ingingo y'imari yo guba mu by'ukuri bashura abanyarwanda bamwe na bamwe bakajya ko mu by'ukuri bakiga gutwara izi modoka kugira ngo aya marushanwa azaze mu Rwanda mu by'ukuri bazi kuba batwara. Uyu munsi mu by'ukuri ndagira ngo hari gutangirwa ibihembo, murabibona ko umunyarwandakazi ndetse n'undi munyarwanda bashe ko mu by'ukuri bagaragaza by'umwihariko gukora cyane, ni ugukora cyane kuko nibyo navuga, kubona ko mu by'ukuri abanyarwanda banageze mu irushanwa bwa mbere ry'isi, ukabona ko mu by'ukuri babashe ko bagaragara by'umwihariko mu bari 12 batsinze irushanwa. Ku munsi w'ejo mu by'ukuri mwabonye uwitwa Nirere, ndetse kandi kuri uyu munsi mu by'ukuri Olivier nawe akaba agaragaye mu by'ukuri bagiye kuba bahabwa ibihembo, mu by'ukuri bakambirwa imipira ya bronze ndetse ubwo n'ibihembo by'imidare. Ndagira ngo mu by'ukuri murabona ko idarapo ry'u Rwanda ryazamuwe, mu gihe kandi mu by'ukuri abanyamahanga bakomeje kugenda bagaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeje kugenda kigaragaza by'umwihariko ubufatanye n'iterambere n'ibindi bihugu bitandukanye, mu gihe kandi mu by'ukuri perezida akomeje kugenda ashaka kuba mu by'ukuri yakongera kuba mu by'ukuri yakongera kuzamura umubano, ndetse kandi abanyamahanga bakaba mu by'ukuri bagira mu gihugu cy'u Rwanda bakahigomera, kuko urabona ko benshi cyane bahakunze cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bakomeje kugenda bageramo. Hari n'abageze mu Rwanda bwa mbere, ariko urabona ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bashimira u Rwanda ku bufatanye mu by'ukuri n'iterambere rikomeje kugenda rigaragara, ukabona ko mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kugera mu by'ukuri rugaragaza umubano mwiza ndetse n'ibindi bihugu no kuzamura iterambere. Kugeza kuri aka kanya ari gutanga ibihembo, mu by'ukuri urabona ko ari ibintu byiza cyane. Kugeza kuri aka kanya abanyarwanda barasa neza cyane, bagiye ko mu by'ukuri batwara ibihembo kuri uyu munsi, urabona ko ari ikintu cyiza cyane kugeza kuri inshuro bakomeje kugenda bishimira.